Haleluya, haleluya. Yesu Kristo nashimwe. Ndabashuje mu izina rya Yesu Kristo bene data. Mwese aho muri tubana mu mwanya wa niba turi muri iki gitondo. Wowe ufatanya nanjye kuba mu bihe byiza byo gusenga. Yesu Kristo nashimwe. Ndagusuhuje wowe uri hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda bari ku migabane itandukanye. Bakristo b'itorero Elayono Mountain Church mu Rwanda. Nshuti zanjye Yesu nashimwe. Duhereje Imana icyubahiro izinze ijoro ikazingura amanywa. Duhereje Imana icyubahiro intwari ku rugamba. Yongeye kukwimana. Iguhaye gifuti idasanzwe. Iravuze ngo nubeho ubayeho Imana nishimwe. Iki gitondo rero muri kumwe na Bishop Leonira, mushumba w'itorero Elayono Mountain Church mu Rwanda. Turacyari muri teme yacu ivuga ngo ni Imana ifite ububasha humura. Ni Imana ifite ubushobozi bwo kuguhindurira amateka humura. Ni Imana ifite ubutware n'imbaraga byo kugukiza ubwo burwayi humura. Ni Imana ifite imbaraga n'ubutware n'ubushobozi byo gucecekesha indimi ziguhagurukiye humura. Ni Imana icubya ikazimya n'imiriro warebaga imbere yawe ukabona bitoroshye nuhumure. Ni Imana intwari ku rugamba humura. Ndacyakubwira ngo humura. Imana ifite imbaraga zitagereranwa, ifite ubutware n'ubushobozi bitarondoreka. Niyo mpamvu nkikubwira ngo nuhumure, uhumure ahubwo ushikame mu Mana, uhumure ukomere, uhumure utumbire Imana, uhumure amagambo y'Imana akubere ibisikamiramutima. Ugenda unejejwe n'icyo Imana yavuze ku buzima bwawe. Imana nishimwe. Ntabwo ariko bizaba ku bategereje Uwiteka, keretse abavuye mu masezerano ari nta mpamvu, abavuye mu gakiza ari nta mpamvu, abavuye mu kwizera Imana ari nta mpamvu, ababangikanyije Imana n'ibigirwamana ari nta mpamvu. Abo ngabo nibo bazakorwa n'isoni. Nyemerera rero uyu mwanya dufatanye gusoma ijambo ry'Imana. Turasoma ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo nk'uko bwanditswe na Luka ibice 4. Turasoma umurongo wa 31 tugeze umurongo wa 36. Titire y'ijambo handitse ngo Yesu akiza umuntu utewe na dayimoni. Imana nishimwe. Imana ihabwa icyubahiro kubw'imbaraga z'Imana. 31 aramanuka ajya i Kaperinawumu, umudugudu w'i Galilaya. Imana ishimwe. Abigisha ku isabato batangazwa no kwigisha kwe, kuko ijambo rye ryari rifite ubushobozi. Imana nishimwe. Ni Imana ifite ububasha humura, n'ijambo ryayo rifite ubushobozi. Ijambo Imana yakuvuzeho rifite ubushobozi bwo kuguhindurira amateka. 33 nuko mu isinagogi harimo umuntu utewe na dayimoni, atakambira Yesu ati, ayiwe, duhuriye he Yesu w'i Nazareti? Uje kuturimbura? Ndakuzi uri uwera w'Imana. Imana ishimwe. Uwo muntu dayimoni yari murimo yaratatse, irangije ivuga izina rikomeye cyane, iravuga ngo duhuriye he Yesu w'i Nazareti? Dayimoni uwo nguwo wari wateye uwo muntu, nawe ubwo arihamiriza ko ntahahuriye n'umutware utwara abatware, ntahahuriye n'umwana w'Imana, ntahahuriye n'Imana, ntahahuriye n'imbaraga ziri muri Yesu Kristo, ntahahuriye na Yesu. Arabyihamirije ngo duhuriye he Yesu w'i Nazareti? Arangije dayimoni arihanurira ngo uje kuturimbura, ngo ndakuzi uwera w'Imana. Imana ishimwe. Burya n'abadayimoni bazi ko Yesu Kristo ari uwera w'Imana. Abadayimoni barabizi. Nimba unasenga nawe barabizi, nimba ubeshya barabizi, nimba uvugisha ukuri barabizi, nimba warakijijwe ukamaramaza barabizi, kuko aha baravuze ngo turakuzi uri uwera
w'Imana. Imana nishimwe. 35 Yesu aramucyaha ati hora muvemo. Aravuga ati were kuwushyeshyenga, were kuvuga yuko ndi uwera w'Imana, ahubwo ceceka, hora muvemo, va muri uwo muntu. Ariko uyu munsi muri iki gitondo Imana ikoresha itegeko ryayo, cecekesha abadayimoni bose bari bari kuvuga ku buzima bwawe, kandi bakuveho mu izina rya Yesu Kristo, banakuvemo mu izina rya Yesu Kristo. Iri jambo Imana irihagararemo kubw'ububasha, kubw'ubushobozi bwayo. Itegeke mu izina rya Yesu Kristo, kandi nawe wihanurire mu izina rya Yesu Kristo. Ubwire abadayimoni bose bahore baceceke, abari bakwasamiye n'abari bari kukuvuga bakurega ibinyoma, muri iki gitondo bahore baceceke mu izina rya Yesu. Yesu aravuga ngo hora, ngo kandi muvemo mu izina rya Yesu. Dayimoni iyo ngiyo amutura hasi hagati yabo. Dayimoni yahise itura hasi uwo muntu hagati y'abo bantu, amuvamo atagize icyo amutwara. Dayimoni yatuye hasi uwo muntu, ngarangije amuvamo, ariko mu kumuvamo ava muri uwo muntu atagize icyo amutwara. Bisobanuke neza ngo Imana ikoreshe itegeko ryayo, ububasha n'ubushobozi. Ibyari bimeze nka dayimoni, ibyari biri gukoreshwa n'abadayimoni, ibyari bikwizengurutseho, ibyari kukubabaza, bigushishimura umutima, mu izina rya Yesu Kristo ndagusengeye, dayimoni uwo nguwo nakuvemo, kandi mu izina rya Yesu Kristo aceceke uhereye uyu munsi. Nawe ubona umutekano, ubona ituze mu izina rya Yesu Kristo. Hanyuma 36 ngo bose barumirwa, barabazanya bati mbega rino jambo ni jambo ki? Imana ishimwe. Arategekesha abadayimoni ubutware n'ububasha bakavamo. Iri jambo ni jambo ki? Ababyibajije ntago nabo bari basobanukiwe Yesu Kristo ko ari Imana iri hamwe nabo. Baravuga ngo ijambo rye ni jambo ki? Ijambo rya Yesu Kristo rero iyo uryizeye rirakurema bundi bushya, iyo uryizeye rirakuzura, iyo uryizeye riragukiza, iyo uryizeye rirakuburanira, iyo uryizeye. Aba baravuze ngo ni ijambo ki? Ngo ategekesheje, rifite ubutware n'ububasha bwo gutegeka abadayimoni bakamuvamo. Rero nawe ndagira ngo nkubwire, izere ijambo ry'Imana, izere ijambo Yesu Kristo yavuze ku buzima bwawe, izere ububasha bw'Imana, izere ubushobozi bw'Imana. Ni Imana ifite ububasha, humura. Uyu muntu wari utewe na dayimoni ngo yamuvuyemo, ngo nta n'icyo amutwaye, ngo amuvamo rwose, amuvamo nta kintu amutwaye. Imana ishimwe. Ngo inkuru yamamara hose mu gihugu gihereranye nabo. Imana ishimwe. Iyo Imana igukoreye igitangaza, inkuru zawe ziramamara, ndetse n'abatashakaga kubimenya bakabimenya. Rero nakubwiraga ngo ni Imana ifite ububasha, humura. Yesu Kristo uko yari ari icyo gihe ategeka abadayimoni bagaceceka bagasohoka mu bantu, n'uyu munsi niko akiri, aracyakoresha itegeko rye, aracyakoresha ububasha bwe n'ubushobozi. Wowe izera Imana, wongera uhamagara Imana ku buzima bwawe, hamagara Imana ku byawe no ku bawe. Iracyakiza, iracyafite imbaraga zikiza. Imana iracyaburana ikanesha, Imana iracyatabara. Yewe ni Imana ifite ububasha, humura. Shalom shalom. Bifurije weekend nziza. Imana ibanezeze, Imana ibane namwe. Abazajya igira isafari, Imana izagendane namwe, izabagotesha ingabo nini. Abazagira ama event atandukanye, ubukwe, amaniversary, mbese ibirori byose muzagira, Imana izabibemo, izabanezeze. Imana ibagire neza. Shalom shalom.